igihe usanga abantu batarasize cyangwa se gusiga abantu bakabivuga ukundi. Gusiga ntabwo bivuze ngo umugabo ntabwo azongera gufasha iwabo, nazongera kugira icyo abamarira, azajyayo. Ariko biragusaba gusiga wowe na mugenzi wawe, mwubaka ubuzima bwanyu bushyashya, mushyireho urufatiro, musaba Imana ibubakire. Atari ukuvuga ngo bene wacu baraza bamfatira ibyemezo, bene wabo ngo bazamufatira ibyemezo mu rugo. Oya, burya ibyo bintu iyo twabyemeye bikinjira mushumba, bisenya urugo uko byamera kose, nta munezero uba urimo. Hanyuma irindi jambo rikambwira ngo nicyo ngo bazabana akaramata, ngo batandukanywe n'urupfu cyangwa ngo Kristo agarutse. Ibyo bintu si bibiri, gutandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Rero mu by'ukuri nk'uko bivuze gusiga, ntabwo bivuze ko utazongera gukandagira iwawe, ntabwo bivuze ko ababyeyi bawe batazaza iwawe, ntabwo bivuze ko bakuye mu bitekerezo, ntabwo bivuze ko ubanze. Mwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, amahoro yumva inararibonye tujya duhura nazo muri uyu murimo wa data, kugira ngo turusheho gukiranuka no kugenda twejejwe. Rero reka dusenga Imana mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mukunzi mwiza, data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro. Turakunezerewe ko ari wowe uturinda, ni wowe utubeshejeho, gukomera kwacu, kubaho kwacu ni wowe. Rero turakwinginze ngo uyu mwanya tugiye kuganira iri jambo ryawe, turijyaho inama twumva n'iki twakora. Mwuka Wera turakwinginze kugira ngo uze utuyobore, udushoboze kuvuga ibikwiriye, kandi n'abadukurikira reka baryumve kugira ngo nabo ribahindure, bave mu byo barimo, bave mu bidakiranutse, hanyuma bagukiranukire. Tuguhaye icyubahiro, iyo dusenga tuba twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen, amen. Rero turabashimiye, nanone turi kumwe n'umukozi w'Imana, Pastor Esther. Ngira ngo muramumenyereye, amagambo avuga arabubaka, kandi ntimukabure kwandika, kutubwira uko mwabyumvise n'uko mwafashijwe. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Pastor, turakwakiriye. Murakoze cyane. Amen, amen. Rero nk'uko mutureba, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ibyacu ntabwo dutwika, nta nubwo tuvuga ngo karabaye harahiye, tuba tubwirana ibyururutse umutima. Niba hari ikibazo ufite wumva udasobanukiwe, kitubaze, mpamagara cyangwa unyandikire mu gikari, hanyuma nzaza hano yewe tubiganireho, usobanukirwe n'abandi bene so basobanukirwe batari babizi. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu munsi dufite mushumba, tugiye kuganira noneho ku bashakanye. Uravuga uti ese noneho mugiye gusezeranya? Ntabwo tugiye gusezeranya, ariko tugiye guhugurana ku bashakanye, umugabo n'umugore. Ese waba ubanye neza n'umugabo wawe? Waba ubanye neza n'umugore wawe se? Ese byifashe bite? Mu mibanire y'umugabo n'umugore ni ibintu birebire, unabyivanzemo burya ngo wabigwamo. Ariko hari ibyo twahuguranaho, hari ibyo twagiraho inama, hanyuma tugafasha twese mu rugendo. Mushumba, nagira ngo tuganire kuri iri jambo riri muri Mariko ibice 10 ku murongo wa 7. Ndagira ngo tuhaganira, hanyuma twungurane ibitekerezo mu minota mikeya, hanyuma twumve icyo Umwuka w'Imana tubwira. Suhuza abadukurikiye, hanyuma dukomeze. Kadusuhuza abadukurikiye nyine, tunabashimira cyane ko muhora mufite inzara n'inyota yo gukurikirana ijambo ry'Imana, kandi uko murigirira inzara n'inyota ni nako rizabagirira umumaro. Amen. Tunashima n'Imana iduhaye uyu mwanya, nk'uko bivuze, kugira ngo tuganire kuri iri jambo, kugira ngo yenda duse nk'aho dukuyeyo icyo tugiye gukora, bisa nk'uwigiraho haruguru uhere ku murongo wa 6. Haravuga ngo 10 n'umurongo wa 6. ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu, umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Yego. Avuga ngo bihereye mu itangiriro, Imana yaremye umugabo n'umugore.
guhera mu itangiriro bavuga Adamu na Eva. Imana yaremye Adamu ibona ko adakwiye kuba wenyine, ngira musinziriza imukuramo urubavu, imuha umugore. Tubona Imana imuzana, Adamu akamwitira amazina, ko navuze ngo azitwa umugore ko yakuwe mu mugabo, munakara ko mu mara yanjye. Icyanditswe turakizi mu itangiriro. Ariko hano haratubwiye ngo uhereye icyo gihe Imana yaremye umuntu. Yego. Akagira akavuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, umugore koga azasiga se na nyina, ngo akabana n'umugabo we cyangwa akabana n'umugore we akaramata. Icyo Imana yatandukanyije ntihazagire ugitandukanya. Icyo Imana yafatanyije ntihazagire ugitandukanya. Iri ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rifite ukuri kutongerwaho, kutanagabanywaho. Mu by'ukuri ubivuze neza, ni uguhugurana, ni ugusangira ibitekerezo, ni ukongera kwibuka ijambo ry'Imana icyo bivugaho. Imana yaremye umugabo, imuremera umugore kugira ngo bazabane, babyarane abana, bororoke nk'uko Bibiliya ibivuga. Navuga ngo muri iki gihe cyangwa se umwana w'umuntu ibyo bintu arimo arabigenderamo, hari abatandukira. Iyo tujya kumva tukumva ukuntu divorce zeze, nk'iyo tujya kubona tukabona abantu barabanye ariko barasa nk'abatakibana. Umwe ntacyumva mugenzi we ko akiri urugingo, ntacyumva mugenzi we ko bakiri umwe, arumva baba babiri. Aho wabinyuranyije n'iri jambo uko rivuga. Ubundi umugabo n'umugore bagombye kubana bari umwe mu kuzuzanya, mu buryo babanye nk'umugabo n'umugore, mu gukundana, mu gushyigikirana. Ntabwo biba bivuze ko hano bivuga ngo umugabo ni umutwe, ngo umugore akaba umufasha. Ntabwo bivuze ngo byakwiye ngo mu mubiri umuntu aba yabaye umwe, ahubwo mu guhuza, mu kuzuzanya. Ubu umutwe undi akaba umufasha. Kuvuga ngo bya bindi udashoboye ndaza bigufasha ubone kuzura ubumwe. Bya bindi njyewe nanjye ntashoboye nk'umugore, uraza ubikore nanjye mbone kuzura nk'umuntu. Mbese tuba tubaye abafatanyabikorwa cyane, ariko batari ba bandi basezeraniye muri bizinesi ngo mufatanyije ibikorwa. Oya, ku bijyanye n'urugo, ku bijyanye n'umuntu Imana yaremye, umuntu ukuzura nuko aba afite umugabo, nuko aba afite umugore. Icyo gihe rero iyo twabinyuranyije tugatangira amakimbirane adutandukanye, tugatangira nkarengera ndi umugore wawe nkatangira kuguca inyuma nkajya mu bandi bagabo, cyangwa nawe ukarengera ukajya mu bandi bagore, icyo gihe haba hajemo cya kintu cyadutandukanyije. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abo bantu bazabana akaramata bazakomoka mu rugo. Icyo gihe wagiye mu busambanyi rero, deje uba wamaze gukora iki? Kuzana ikibatandukanyije. Kuvuga ngo niba ugiye utumye nanjye nkora ibitemewe n'ijambo ry'Imana, ugiye mu cyaha nanjye unteye ikindi cyaha. Rero twongere tuvugane n'iyi miryango, twongere tuvugane n'aba bantu bari ahari. Imana irabona ko abagiye kudutega amatwi hari abatangiye, hari abo umwanzi atangiye kwataka, ariko twababwira ngo nimugarukire aho musubire ku rufatiro. Ijambo ry'Imana rirakubwira ko kuba wuzuye ari uko ufite uwo mugore wawe w'isezerano, wa wundi wisabiye. Kuba wuzuye ni uko ufite umugabo wawe wa wundi w'isezerano Imana yaguhaye. Kubyara abana bubaha Imana ni uko ufite nuko uri bube wuzuye. N'ubu utuzura buri igice nyine kirakora iki gice. Rero dusubire ku ijambo ry'Imana tubwira ngo uzasiga so na nyoko ubane n'umugore wawe akaramata. Uzasiga so na nyoko ubane n'umugabo wawe akaramata. Kandi kubana akaramata ntabwo ari uko mubana muryana, ntabwo ari uko mubana mukimbirana, ntabwo ari uko mubana nabi, nuko muzuzanya. Iga mugenzi wawe, kuko
Imana yabahuje yibizi ko mufite aho mwahurira ariko umwanzi Satani araza akabiba ibindi bintu bibi ukagira ibyo urarikira ugatangira kubona umugore wawe katakigukwiriye ugatangira kubona umugabo wawe katakigukwiriye ibyo wibuke ko ari umwanzi urimo kubibamo ntabwo ariko kuri ijambo ry'Imana kandi iyo twabibonye umuryango ujya kubona ukabona n'umugisha wawo uragiye mu by'ukuri umugabo watangiye guca inyuma umugore n'ubutunzi bari bafite akenshi gusubira inyuma n'abana babo hazamo imyiryane no kwiga kwabo gusubira inyuma ndetse bakaryanisha n'umuryango wawo undi ubari inyuma wundi w'ababyeyi usanga hatangiye kuzamo amakimbirane akarusho rero twagombye gusubira hahandi navuga ngo usubira ku isoko ibuka mugenzi wawe niba hari ibyo wamuhemukiraga ubwira uti ibintu reka tubifashe hasi abanyarwanda baravuga ngo ntazibanye zidakomanya amahembe niko bimeze mu by'ukuri mpfa nawe ariko ibyo ntibivuze ko dutandukanye ufite imyumvire yawe turihanganirana ndamenya icyo nagukosereze nkubwire ngo mbabarira ko kuvuga mbabarira ko bigoranye ku bantu bamwe ubundi umugabo n'umugore batazi kuvuga mbabarira ntabwo rubaho n'uwashaka yazana akatwirarira akigira umumarayika ariko ntunatubeshya tuzumva ko tubeshye tuzabibona urugo rwubakana mbabarira yego nta gihe uri umuntu erega ntabwo Imana irabizi ko tutari abamarayika irabizi ko tutari abamarayika ushobora kuba wumva ikintu uko cyumva njye kabazi ko nyumva rimwe na rimwe kikanambabaza yenda ariko isanga mugenzi wawe mubwira iki kintu kirambabaza iki kintu ntabwo ariko wakabaye ugikora nawe ukivuge mu mutima mwiza kubera ko mushaka kubaka urugo rwanyu nawe numara kucyumva ko kibabaza mugenzi wawe uzakireka mbabarira niyo yubaka urugo abantu bibwira ngo urukundo nirwo rwubaka urugo ariko ushobora kugukosereza nyinagukunda unamubyinirira rwose njya numva ngo hari abantu batazi kuvuga mbabarira ngo yaba yagukosheje cyane abagabo ngo noneho akagenda akakugurira gift ubwo iyo gift ikaba ari ivuze ngo mbabarira ariko bitavuye mu kanwa ke nanone abantu batandukana hari igihe ashobora kudakoresha ijambo mbabarira si n'ijambo gusa reka yanabivuga kandi ntahinduke niyo mpamvu nagiye kuvuga ngo mbabarira hano izuba ngo ni ijambo risohotse ngo mbabarira kuko hari n'igihe ntashobora kuza kubwira n'ururimi ngo mbabarira ariko uburyo nigaruye uburyo nciye bugufi iyo ni mbabarira mugenzi wawe niba niyo mbabarira yikoresheje iyo yakire kuruta uwavuga ngo mbabarira mu gitondo agasubira si ibyo yego hari umuntu ushobora kuvuga ngo ndagukunda akabikwandikira ariko wowe ubizi ko atagukunda rero mbabarira ukwije bari kuyakira ngenda avuga mbabarira nyayo ntabwo mvuga mbabarira y'ijambo yego kuko iy'ijambo pe use ushaka no kumbwira hari n'ubwire bune mumbwira ngo mbabarira yenda yakomeretse cyane kandi arabona udashaka kubyumva agahita avuga ati mbwira ngo mbabarira undi nawe akaba yamusubiza ngo ngaho mbabarira ibyo ni ubusa ahubwo mbabarira ivuye mu mutima ushobora kuyikoresha mu ijambo nko kugira mbabarira iki kintu sinzagisubira ushobora no kubikoresha mu bikorwa pe reka turimo kuvuga ngo ni abagabo gusa ntabwo ari abagabo gusa hari n'umugore utakubwira ngo mbabarira akagaca bugufi umubwiye ntanagisubire ukabona arahindutse iyo ni mbabarira ni ukuvuga ngo kwisubiraho kubona ko icyo wakoze ari kibi ugahitamo kukirekura ko mugenzi wawe yakikweretse natanakikwereka ntukakibona ihutire kukireka rero muri make ni uko tugombye kubana umugabo akerera umugore w'imbuto n'umugore akerera umugabo w'imbuto tukubaka umuryango umeze neza tukabyara abana bubaha Imana tukabyara abana bafite umuco tukabyara abana nabo bazubaka amago yabo bagashobora kubana neza mu by'ukuri tubikoze uko divorce turimo tubona hano hanze ntabwo zaba zikibaye yego musho urakoze cyane Imana iguhe umugisha hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo umugabo n'umugore ngo niki gituma umugabo azasiga se na nyina akabana umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bivuga ngo uwo muntu ni wa mugabo asize iwabo asize bene wabo araje nawe usize iwanyu muraje mubanye akaramata
ariko noneho hari igihe usanga abantu batarasize cyangwa se gusiga abantu bakabivuga ukundi. Gusiga ntabwo bivuze ngo umugabo ntabwo azongera gufasha iwabo, nazongera kugira icyo abamarira, azajyayo, ariko biragusaba gusiga wowe na mugenzi wawe mwubaka ubuzima bwanyu bushyashya, mushyireho urufatiro, musabe Imana ibubakire. Atari ukuvuga ngo bene wacu baraza bamfatira ibyemezo, bene wabo ngo bazamufatira ibyemezo mu rugo. Oya, burya ibyo bintu iyo twabyemeye bikinjira mushumba bisenya urugo uko byamera kose, nta munezero uba urimo. Hanyuma irindi jambo rikambwira ngo nicyo ngo bazabana karamata, ngo batandukanywe n'urupfu cyangwa ngo Kristo agarutse. Ibyo bintu si bibiri, gutandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Rero mu by'ukuri nk'uko bivuze gusiga ntabwo bivuze ko utazongera gukandagira iwawe, ntabwo bivuze ko ababyeyi bawe batazaza iwawe, ntabwo bivuze ko bakuye mu bitekerezo, ntabwo bivuze ko ubanze, ntabwo bivuze ibyo. ubundi bavuga ngo bakaba umubiri umwe. Imana yaremye umugabo n'umugore ibagira umuntu umwe. Kuvuga ngo mu bundi buryo umuntu nibwo yuzuye. Umuntu wuzuye akora ibintu bizima. Umuntu wuzuye rero ntabwo asenya imiryango, ntabwo yirukana nyina, ntabwo yirukana se, ntabwo yirukana abavandimwe be, ntabwo yirukana, ahubwo nibwo wubaka kuko ubaye umuntu wuzuye. Umuntu wuzuye yubaka ibintu bizima by'Imana yamuhaye kubaka. Ahubwo hari abantu babifata nabi. Ntekereza ko atari nako ko kuvuga ngo baba baravuze ngo gusiga, ahubwo ni babana baba bifitiye ubugufi cyangwa baba bifitiye imitima mibi, imitima ya kamere, imitima ya Satani. Ugasanga nk'umwana ashakanye na mugenzi we, nyina umwe muri abo ashatse kuzenda, dukunda kubibona cyane ku babyeyi b'umugabo, ashatse kuza nk'uko yumvaga yamugaburiraga, arumva ariko yakomeza akamugaburira, ntareke ngo mugenzi we waje kumwuzuza ngo amugaburire nawe agira icyo akora. Yego, kandi bagiye kubaka urugo nk'uko nawe yarwubatse akagera n'aho abyara, nk'uko nawe yavuye iwabo akajya kurwubaka. mu by'ukuri ntibaguha icyubahiro cy'umubyeyi, ariko byiza kuyobora urugo rw'aba bana. Nuza kuyobora urugo rw'aba bana uzaba ubaye muri kimwe kibatandukanya, ntagereranya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazatandukanywa n'urupfu. Bishobora no kuba atari urupfu rwa rundi rwo gupfa, ariko rukaba ari ikintu cyose cyishe ruriya rugo. Ikintu cyica urugo ni urupfu. Kuvuga ngo niba hinjiye ubusambanyi, ubwo ni urupfu rwinjiye mu rugo. Niba hinjiye ayo makimbirane azanye n'umwe mu babyeyi, ibyo ni urupfu. Ikindi cya kabiri, nawe mugore ushobora kurema urupfu mu rugo rwawe cyane. Niba utangiye kugira imitima mibi, ukumva utagishaka ko ababyeyi buriya mugabo bakiri ababyeyi, bizazana amakimbirane bisenya urugo rwawe. Ibyo rero ni ibintu twagombye gukumira. Ababyeyi bagahabwa icyubahiro cy'ababyeyi, bagafatwa nk'ababyeyi n'abavandimwe. Niba ari murumuna wanjye, niba ari musaza wanjye, nawe yagombye kuza ntadutandukanye, ariko akagira amahirwe yo kuruhukira ahubwo mu rugo rwanjye. Ye nirwo rugo ruzima, nirwo ruzima. Ariko muntu uje gusenya runo rugo, ibuka ko uje gukora icyo ijambo ry'Imana ryanze. Namwe ubwanyu muhembereye ibibasenya, nibuke ko murimo kwinjiza inzoka igiye kubasenya, urupfu mu rugo rwawe. Nimba nguciye inyuma ndi umugore wawe, urugo rwanjye ndarwishe. Mbese muri make uba uhindutse urupfu mu rugo rwawe cyane, mba rwijije. Ndubushaka cyane kuruvuga kuko urumva ikintu gisenya urugo, urumva ngo keretse urupfu nirwo ruzasenya, nta kindi. Bivuga ngo niba wowe mugore ushyizeho akayira ko kuzana ikibi ku mugabo wawe, uhindutse urupfu cyane, kuko uzanye ikibatandukanya. Irinde icyaguturukaho gituma uhinduka urupfu ku rugo rwawe. Niba uri umugabo nawe rinda urugo rwawe kugira ngo hatagira ikiza guteza impagarara mu rugo rwawe bigahinduka urupfu. Erega iyo ukinjije uba uri umufatanyabikorwa, uba wacyemereye, n'ubu ukizanye kiraza kikakwica. Ubwo se urumva urupfu mbere y'uko rwinjira mu rugo ruba rwabanje kuzura wowe
nawe ukinjira umu agent rero turimo tujya inama mugabo irinde amajwi yose yatuma uca inyuma umugore wawe nawe mugore irinde amajwi yose yatuma uca inyuma umugabo wawe kandi twirinde ibyazana impagarara mu ngo zacu kuko iyo umugabo atanezerewe mu rugo rwe ni ukuri ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza iyo umugore we afite izo ngeso zo kumuca inyuma yifuza urwo rugo kuba atarutahamo n'ubundi iyo umugore afite umugabo uteye uko yumva umugabo yanaguma mu gasozi akanagumana n'abo bakobwa akagumana n'uwo mupfakazi yinjiye akagumana n'uwo mugore w'ubundi yumva atamubona yumva icyubahiro cye yarakije yarakimazeho yumva atakitwa papa w'abana be yumva rero icyo ni icyaha cy'ubusambanyi cyo ni ikintu cyakundibaza mugabo udukurikiye mugore udukurikiye urajya gushaka iki hanze cyudafite ko wamuhisemo ukemera ko ari we mugore wawe ukemera ko ari we mugabo wawe ubwonko bwawe buvangiwe gute kuki Imana itaguhitiyemo gushaka uriya ikaguhitiramo gushaka mugenzi wawe wikwizanira urupfu nk'uko Goreta arimo abivuga wikwizanira urupfu mu rugo rwawe wikwizanira urupfu mu bana bawe bikwemera guhinduka urupfu nibahinduka ikiraro cyiza abura umuntu wese aza akaruhukira mu rugo rwabo yumve hari umunezero ibyo ujya gushaka hanze buriya baba bazi ngo barashaka amahoro ariko barimo barakurura urupfu ntabwo wayabona kuko uriya ni umurage mubi ibyo bakora n'abana barabibona mu minsi yashize hariho umwana uherutse kwiyahura ngo azize iki azize ukuntu ngo yabonaga nyina aca inyuma se noneho na se nawe yakumva ngo umugore agiye ku kazi nawe akaza agahita agenda n'umukozi wabo noneho umwana mu kubibona byarabaye intonganya ndende bananirwa kuguma kubireba umwana icyo yakoze yaravuze atumva ibi sinaguma mbireba aba bantu ni ababyeyi banjye baranduta wo kugira ngo ngume ndi igisebo mu bandi bana wasanga umwana arakobwaga n'isoni ahura nabyo n'ubundi yahuraga n'abana papa wawe atwara mama umwana rero ahitamo kwiyahura ntabwo ndimo kuvuga ngo abana biyahure ariko babyeyi muragira uruhare rukomeye cyane mu bana kwiyahura ntabwo ubwanyu ntabwo murimo kumvikana ubwanyu ntabwo mushyize hamwe murimo muraca icyuho mu rugo rwanyu mwinjiza ya myuka mibi kandi iyo hinjiye umwuka umwe pasita iyo hinjiye umwuka umwe iyindi yose irakurikira igakurura iyindi 70 ikaza kuko mu by'ukuri ingaruka z'icyaha habamo umuvumo iyo winjije icyaha mu rugo rwawe cyane nk'icyo ngicyo turimo tuvuga hakazamo ayo rero umuntu udukurikiye garukiraho ni wowe ubwirwa garukiraho niba byari no mu bitekerezo bitari byajya mu bikorwa bisenye bireke uwo muzi niba wari unagiyeyo rimwe ihanire mugenzi wawe urekeraho kuzana ikintu kigusenyera urugo ntabwo uzakura amahoro mu busambanyi ntabwo uzakura amahoro mu kubabaza mugenzi wawe wibuke ko mugenzi wawe muri umuntu umwe niba ugiye ikindi gice kirasigaye kiba ntabwo uzahahayo amahoro ahubwo uzahahayo umubabaro rero mugenzi wawe niba asigaye arira ntabwo uzabona amahoro ugenda umugore wawe aguhesha amahoro agutangira ubuhamya mu mutima we avuga ngo umugabo wanjye Mana arasohotse muha umugisha ntaho yampemukiye haleluya musabire umugabo wanjye umugisha umugabo wanjye ni pastor yitwa Pastor John Nyiranga abantu batandukanye baramuzi ariko iyo ngeze mu gihe cyo kumusabira umugisha ntangira imbere y'Imana mutangira ubuhamya avuga Mana ntiyambabaje ntiyankoreye ntacyo yanyimye ntacyo ntansuzugura ntankorera amesha agaciro ni umugabo uzi guhahira urugo rwe ni umugabo uzi gukorera urugo ntangira nkavuga imbere y'Imana nkavuga ngo Mana ndamuhesha umugisha kuko mbona ibyo agombye gukora abikora ibyo adashoboye bimuhe n'uwo mugisha musariye ibyo ashaka bimuhe ntangira mutangira ubuhamya imbere y'Imana kuko umugabo wanjye amesha amahoro njyewe Imana yarambwiye ngo ngiye kubwo umugabo uzakuruhura aje koko bibuka iyo ngiye kumusabira umugisha rero ntangira muvuga imbere y'Imana mutangira ubuhamya anayibwira ngo ndi umuhamya reba ndi umugore we ndi umuhamya we imbere yawe rero umugisha arawukwiriye ndawumusabiye rero nawe ndenda nkubwire mugabo isubireho utuma umugore wawe agusabira gutyo nawe mugore isubireho umugisha tubasabira abagabo
murawubona umugisha abagabo babasabira abagore murawubona ariko niba usize arira mayidi uzahaha we kuronka ntabwo bishoboka uzagenda ubu uzafatwa ntabwo bishoboka rwose ko yabona umugisha ubu babonwa n'uhagaze urabizi ngo urihishe ugiye mu gahoteli ugiye muri geto ugiye ariko uzafatwa icyaha ubwacyo kizagufata uzagenda uzatera inda uzagenda uzakurayo uburwayi uzagenda bazagufata bazagufunga uzatera umwana uzatangira ku mugore uherukire ku bwana butoya rero hunga ako gasimba hunga iyo nzoka ishaka kukwica ugaruke mu rugo rwawe ubigiriremo amahoro bajya bavuga ngo umugabo uhorana umugore w'intonganya ngo aragenda agashaka aho bwira ari kubera gutinya rero icyo nagusaba tanga amahoro mu rugo rwawe nawe we gutuma umugabo agenda tanga amahoro mu rugo rwawe wa mugore we wihorana niba ari akantu mugenzi atakoze neza wikavuga mu gitondo ngo ukavuge nijoro ugasubiremo n'Imana irababarira ikibagira agitunguka mu muryango ngo uhite ukavuga nawe ugira imico myiza we gutuma umugabo wawe agenda nawe ugira imico myiza we kugira umugore wawe agenda bituma abana be bakurambirwa bumva bata ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore w'imico myiza ngo abana be bamwita umunyamugisha umugore waravuga ngo bose urabaruta umugabo waravuga ngo bose urabaruta ngo abagore baba benshi ngo ariko uyu nguyu yarabaruta rero gerageza kugira imico myiza we gutera umugabo wawe kugenda gerageza kugira imico myiza we gutuma umugore wawe akuzinuka ariko muri make ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzaba umuntu umwe muzaba umuntu yego amen amen guha umugisha cyane urakoze kubw'amagambo utubwiye ku bashakanye ni ukuri niba ushaka kubona umugisha mu rugo rwawe ubaha uwo mwashakanye uko ni ukuri iyo mwubahanye mukabyumva kimwe mukimira amajwi aturuka hanze bene wanyu inshuti zanyu abo mukorana abaturanyi ibyo byose mukabifungira nta cyakubuza gutera imbere n'umugore wawe n'umugabo wawe ariko ibiduca intege ni ya majwi twumva aturuka iyo dukomoka umva itandukanye n'ibyo bicaniro by'iwanyu itandukanye buri mugore cyangwa umugabo wese yisuzume yitandukanye na bya bindi abona bidatuma atera imbere hanyuma wemerere umwuka w'Imana ayoborere muri wowe itandukanye n'ikizana urupfu mu rugo rwawe witangira wumva ushaka kwinjiza baba ariko uruzi ko n'inshuti zidusenyera ukinjiza inshuti zidafite akamaro mukaza mukirwa muvuga umugabo mukavuga umugore nyamara ibyo bintu bica intege n'uwo murimo kubivugaho niyo umugabo abonye ufite inshuti mbi za zindi mugendana gusa mujya mu kabari gusa mbese muri hot mbese muratwika gusa umugabo nawe nta mahoro agira ariko gerageza kuba umugore kiranuka ushaka kuba warakiranutse ushaka kuba warakoze bya bintu byose nk'uko tugiye twumva ubuhamya hanze ariko wowe kiranuka ku giti cyawe wivanga ariko njyewe nakoze ibi ngo umugabo nabikora umugabo atari ko njyewe ntako nagira ndamukunda nkanamugurira nkamuha gift wowe komeza kiranuka nk'uko Imana ibishaka mushaka kuba muri mu kigeragezo ntawabimenya ariko wowe gandukira Imana ibindi byose Imana izagenda ibigutunganyiriza Yesu ashimwe cyane tegereza igihe Kristo azazira wikwemera ku rupfu rwinjira mu rugo rwawe ngo rugusenyere wikwemera gusenyerwa na bene wanyu wikwemera gusenyerwa n'inshuti n'abavandimwe ibyo ntacyo bimaze hari icyo uzabazwa imbere y'Imana kuko iyi Imana yaguhaye urugo ibiguhaye kugira ngo urukoreshe ukoreremo uba umugisha muri urwo rugo abana bakwita umunyamugisha babone papa bazi biruka baza kumusanganira ariko hari wabona urugo umupapa atunguka abana bakabura iyo barengera n'umugore akabura aho yihisha ariko bagabo ni mube abanyamugisha mu rugo rwanyu namwe bagore mube abanyamugisha mu rugo rwanyu buri muntu yumva ari umugisha kuri mugenzi we hanyuma ibyo nitubikora ni ukuri tuzagororerwa dufite Imana yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine iyo yavuze ibyo ngibyo njyewe nibyo nakwishyuza avuga Mana waravuze ngo si byiza hanyuma dore twaravuze ngo ni byiza turabana dukeneye umugisha wawe ariko uzi iyo upfukamye n'umugabo wawe musenga umugisha musenga gutabarwa muhuje Imana iratabara ababiye bagize ikintu bemereje bakagisaba data arasubiza noneho rero umugabo n'umugore iyo mupfukamye mugahuza umutima ngo bizamuka nk'umubavu uhumura neza umubavu uhumurira neza haleluya Imana ibaha umugisha cyane abadukurikiye ibyo umugabo n'umugore ntitwabirangiza nta nubwo twabivuga muri aya masegonda ngo birangire ariko niba hari ikibazo ufite wumva twazasubiraho twandikire tubwire icyo twavuga ubutaha tuzahamagara n'abandi babifite inararibonye batubwire
ariko reka twebwe tugerageze kuganduka ku rwacu ruhande hanyuma ibindi bizadukurikira. Mushumba turashoje dusenge dusengera iyi miryango intambara bahura nazo ntago babyishoboza, ntabwo tujya twishoboza izo ntambara, dufite umwami wacu udushoboza. Imana iguhe umugisha. Reka dusenga, reka mbwire twabwiye abo barimo babijyamo, abo bamaze kubigeramo, ariko nawe uvunitse ku bwa mugenzi wawe umaze kubigeramo, umaze gutangira gushaka kugira ngo urugo rwanyu rusenyuke, yenda kubw'ikintu runaka arimo azana, ndenda kubwira ngo humura, komeza usenge. Niba uri umugore, sengera urugo rwawe, mugenzi wawe wamaje gufatwa azagaruka. Kandi ikindi cya kabiri cyo imbere y'Imana, wumva ubifitiye uburenganzira kuko ni isezerano ryawe, rihamagare rizagaruka. Nawe mugabo, umugore wawe amaze kumera gutyo, humura, haracyari humura yuko Yesu yatubwiye ngo nituze aho ahari abarushye n'abaremerewe bizana iyo mvune, Kristo azakugarurira mugabo, azakugarurira mugore. Garupe, gira ihumure, ntuwumve ngo byararangiye, ntuwumve ngo ushyireho akadomo. Biracyashoboka mu Mana, mugenzi wawe yayina. Ikibitera siwe ni umwanzi Satani. Uwo mwanzi Satani rero mufate mu buryo bwo kwisenga Imana, mu buryo bwo kwikiranukira, mu buryo bwo kuyinginga, azagaruka mugenzi wawe. Haracyari ihumure muri Yesu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo umugore w'umunyabwenge ngo nijoro itabaza rye ntirizima. Rero wa mugore we, iga gusengera urugo rwawe, ruhagararira uwo mugabo wawe azagaruka. Humura. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu nanone twongeye kugushima kubw'uyu mwanya mwiza twaganiraga ku bubatse. Turagusaba kugira ngo ari ukomeza aba bantu bumva bagishoboye kubaka urugo rwabo, babishakaga mu mitima yabo, ariko bakaba barimo bananizwa kubw'umwe wananiwe, akaba arimo aca mu isezerano. Ndagusaba kugira ngo wongere kubaka izi ngo zirimo zisenyuka mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugabo udukurikirana ijambo ryawe, reka rimufate, Mwuka Wera mutsinde, yihane, areke izo ngeso mbi. Uyu mugore wari umaze kunanirwa arimo gusenya urugo rwe, niyumvira ijambo rimufateho, Mwuka Wera umutsinde, yihane, yongera agaruke mu rugo rwe, yongera abe umugabo n'umugore baba umuntu umwe, bubake, babyara abana bubaha Imana, babyara abana bakwifuzwa na buri umwe, babyara abana bazubaka ingo zabo mu izina rya Yesu Kristo. Turafata uyu mwuka wa divorce, turawusenya. Izi mbaraga zitera abantu gusenya ingo zabo, reka zibavemo, ari irari rinigwe mu izina rya Yesu Kristo. Dufite ubwo butware, Papa, tanga ingabo ikingira aya mago umugabo n'umugore bari bahuje, bakingira imbaraga zawe zibabeho. Ijambo ryawe riratubwira ngo marayika w'Uwiteka agota ayo mago. Ndasaba kugira ngo imbaraga zawe, aba bantu bagiye kudukurikira, imbaraga zawe zibatwikire, marayika barinde buri munsi, ingabo ibakingira ibabeho, bahore bakumburanye, bahore bumva mu mitima yabo urugendo ari rushya, bahore bumva ari nk'umugore n'umugabo amugeni, ahore yumva mu rugo rwe harimo amakakama y'urukundo amushoboresha kubaka urugo rukwiriye kandi rukubaha. Nk'abana b'abantu tuvuze ibyo waduhaye gukora, ariko ijambo ryawe reka ryubake, hagira abantu bakira. Ndetse turifuza ubuhamya, abantu bakadushaka bavuga bati mwaratwubakiye. Mbega ukuntu byaba ari byiza, mbega ukuntu ubwami bwawe bwaba bwagutse, mbega ukuntu bari abantu nabo bakomeza abandi, mbega ukuntu bababwira ngo kurikira ijambo. Urakoze Papa, ishimwe n'ikuzo ni ibyawe, tuzi ko uherekeje ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.